burya nubona utinye polisi ujye umenya ngo ugongana n'itegeko ry'Imana, kuko ibyaha polisi kubuza burya n'Imana ni nabyo ikubuza. Ni nayo mpamvu umuntu uzarokoka ipingu rya polisi ry'Imana ntazarirokoka. Dufite abantu bagotomera ibyaha nk'abagotomera agasitoro ko ku mpeshyi gakonje. Umuntu akakubabaza, yamara no kukubabaza kumva nibwo ahumetse kandi ari umukirisitu. Abantu bakagupangira ibyo kukugirira nabi, yakumva inabi yakugiriye kugeze atawi kajya ngo amaze kunywa agashyushyu k'Inyanza. Nubona wamaze ukunguka wahombeje abandi, ujye uhita umenya uti ujye ushyiramo agakato. Nubona ushaka kuzamuka kuko hari abo wamanuye, ujye ushyiraho akandi. Nushaka guhaga kuko hari abo wicishije inzara, ujye uhita uvuga uti ubuzima bwanjye burimwo utubazo do. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni kuri MURAJYAHE TV. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Twababwiye ko buri cyumweru tuzajya tubagezaho ijambo ry'Imana. Rero tugiye kureba muri Matayo ibice 5 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Amen. Niri jambo. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko nibo bazahazwa. Amen. Hanyuma ndashaka tuganire, hanyuma turebe intego y'ijambo, tubwire Imana ngo iduhe kugira icyaka, tugirire Imana icyaka. Cyaka cyangwa inzara. Guhagarara hano nkavuga ku kintu bita inzara ntago biri bungore, kubera ko nzi ko abantu benshi mwashonje. Iri jambo dusomye ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa mbere y'uko agenda. Yesu, reka mbabwire impamvu abigishwa batigeze baca iburyo n'ibumoso ngo bave ku Mana kubw'akarengane bahuye nako. Hari amagambo bumvanye Yesu maze bareka kuyabika inyuma y'umutima, ahubwo bagenda bayegereza umutima, bayabika mu mutima. Niyo mpamvu Yesu ngo amara kugenda mu ntambara n'akarengane bagiye banyuramo, ntago bigeze bamanika amaboko, bapfuye ari intwari. Murebe impamvu abantu bari kugwa muri iyi minsi batakira abakirisitu kandi bahora mu nsengero, nuko ibyo bahumvira ntago bajya babibika mu mutima, bica mu gutwi hano bigahingukira hano. Niyo mpamvu iyo bahuye n'ubukene kugwa biraborohera, iyo bahuye n'ibibagusha bagwa vuba, kuko hari ibintu batigeze bafata. Mureke mbabwire, nk'ubu nkanjye ntago nge nava ku Mana, ndabarahiye. Fite ikintu cyitwa ibivumbikisho byo mu buryo bw'umwuka biri mu mutima no mu buzima no mu bugingo bwanjye, bishatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana zirangose, kuko ngewe iyo ndi kumwe n'Imana ndagenda ngatindana nayo bye ntajaragurika. Iyo ndi kumva ijambo ry'Imana njya mu rusengero nzi ko ngiye kumva ijambo ry'Imana, nkanarisengera nkavuga ngo Uwite ndashaka kuvugana nawe. Njya ngirira umugisha rero wo gusengera ahantu haba Imana. Ubundi hari ahantu haba Imana. Tujye tuvugisha ukuri, hari ahantu haba Imana. Kandi nimureke mbabwire mw'abantu, singuciriye urubanza aho usengera. Buri torero ririmo umugeni, ariko burya umwana akura bitewe n'urugo yarerewemo. Tujye tuvugisha ukuri, ntago umwana azavukira ku nzara, avukire no kutabona icyayi cya mu gitondo cyangwa igikoma. Haribwo ugenda ubona n'umwana yagwingiye akareshya nk'igikumwe, ariko ukabona umwana wavukiye ku biporezo bikwiriye ukabona cyaravumbutse kirareshya na mama Charlene kandi gifite imyaka 5. Tujye tuvugisha ukuri, hari ahantu usengera ukumva hari Imana rwose hakaba ijambo, kuko burya
bya bintu, hari ibintu njya mbona kuri televiziyo ngo amateraniro ngo twagize ibihe byiza. Ibihe byiza gute? Ibihe byiza ugira mu rusengero ugakomeza kuba umujura, ni ibihe byiza bimeze bite? Ibihe byiza ugirira mu rusengero bigatuma ucinya mu mugabo wawe, ibyo bihe byiza bituma ujya mu bapfumu, ibihe byiza bitakuzinura ibyaha, ibyo bihe byiza mugira ni ibihe ko biri ari ibishinge baba babatereye mu materaniro mukanezerwa, mwagera hanze mugasubira mu buzima busanzwe. Ariko iyo wahuye n'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo wahuye n'Imana mu rusengero urabimenya, urayitahana ukayijyana mu buzima, ikagushoboza kureka ibibi ukajya utangira gukora ibyiza. Hari ibintu Yesu yasize mu ntumwa, ariko ababwira mu magambo meza, arababwira ngo hahirwa umuntu, Imana ihabwa icyubahiro, hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka ngo azahazwa. Hanyuma uyu mwanya ndashaka tuganire icyaka uhorana n'ikiki. Tuvugisha ukuri, mu buzima busanzwe uri umukirisitu, uri n'umuririmbyi, uri umupasiteri, uri umubishopu, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, uvuga ubutumwa bwiza. Icyaka uhorana kuva mu gitondo na nimugoroba mu buzima busanzwe, ugira ishyaka ry'iki? Ugira inzara y'iki? Inzara uhorana ni iki? Ni y'amadiru, idiru. Kugira amadiru si icyaha, ariko hari amadiru nyine, hari amadiru abantu bakora bihishe kugira ngo polisi itabafata. Burya nubona utinye polisi ujye umenya ngo ugongana n'itegeko ry'Imana, kuko ibyaha polisi kubuza burya n'Imana ni nabyo ikubuza. Ni nayo mpamvu umuntu uzarokoka ipingu rya polisi ry'Imana ntazarirokoka, kuko polisi wanayihisha bikagukundira n'ukuntu amamotanya mukwepera mu modoka pyo ukabura arenze plaque ntayandike. Ariko hari ibintu tuzakwepa inaha mwisi, ariko mu ijuru mbese hashye. Imana ivuga iti burya njyewe witonde, ijisho ryanjye ryararebaga nubwo wahisha umugore, ijisho ryanjye ryararebaga nubwo wahisha abo muririmbana, ijisho ryanjye ryarakurebaga nubwo wahisha umuyobozi ukuyobora, ijisho ryanjye ryarakurebaga nubwo iwanyu batari baza aho ukatira, ijisho ryanjye ryajyanaga nawe uri kujya kunywa inzoga wihishe. Burya ijisho ryanjye mwarajyanaga igihe wajyaga gushaka imiti yo gucuruza nk'abandi mu bapfumu. Ijisho ryanjye ryarakurebye igihe wagambanaga muri hoteli muri batatu. Ijisho ryanjye ryarakurebye ubugome wakoreye ku matelefone. Ijisho ryanjye ryarakurebaga. Hanyuma narindi kuvuga ngo wowe inzara ufite ni y'iki? Hanyuma umuntu ufite inzara itari y'Imana ntiteze gushira, ariko ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ndetse no gukizwa, abo ngabo ngo bazahora bahaze. Imana ya Isiraheli ni ishimwe. Uzi impamvu aba bantu bazahora bahaza se? We naho yarya ikirayi kimwe akakigerekaho amahoro y'Imana, uwo muntu ahora ahaze. Impamvu bahora bahaze rero ngiye kuyikubwira. Ntago bahora bahaze kuko bariye amasahane menshi, Imana ndayishimye. Ntago bahora bahaze kuko batuye heza, ntago bazahaga kubera yuko bafite amafaranga n'akazi. Bazahaga umunezero wo mu Mana, bazahaga amahoro atangwa n'Imana, bazahaga kubana n'Imana, bazahaga gutaramana nayo no kuganira n'Imana. Ubundi ubuzima buri mu Imana burahaza. Niyo mpamvu uzajya ubona abantu banezerewe, wareba n'ubuzima babayemo kabona nuko bagomba guhaga. Mu bintu bahaga umunezero n'amahoro bahabwa n'Imana. Imana ishimwe. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo kukiranuka ngo bazahora bahaze, abo bazanahaga. Muri iyi minsi umurokore n'utari umurokore ntiwabimenya, twese tugira inzara. Gusonza si icyaha, ahubwo aho dukura ibyo kurya ni hamwe. Abantu bafite inzara y'amafaranga kugeza ubwo naho wamubwira uti muroko nguha akazi, genda uriya muntu uzamumpera uburozi, ukamuha 50 y'amirabura, 50 nuguhita ajya ati nya agahita kugira doreba ati wa, kandi akajya no muri korari akakajosi do akagira ati
kandi akavuga n'ubutumwa 50,000 do akagira ati nkace ati kandi akavuga no mu ndimi mukurangirize do kandi afite n'itorero suko mwabaye se kubera iki muhorana inzara y'amafaranga ariko noneho byagera ku nzara y'icyubahiro izi ntebe abantu babyiganira ngo bicareho ariko nukuri muzahorana inzara barinde babahamba kuko umuntu uzashira inzara ngo nufite inzara n'inyota byo kujya kiranuka akumva ashyizemo imbaraga bikanamunanira ariko yashyizemo imbaraga Imana yanamureba ikabona ko yashyizemo imbaraga uwo muntu agashyiramo imbaraga mu gukiranuka ku manywa na nijoro akirinda gatinya yanabikora agahinda umushyitsi ariko dufite abantu bagotomera ibyaha nk'abagotomera agasitoro ko ku mpeshyi gakonje umuntu akakubabaza yamara no kukubabaza kumva nibwo ahumetse kandi ari umukirisitu abantu bagagupangira ibyo kukugirira nabi yakumva inabi yakugiriye kugeze kagira ngo amaze kunywa agashyushyu k'inyanza hari abantu banezezwa n'imirimo yabo mibi kandi ari abakirisitu hari abantu banezezwa n'ibikorwa byabo bibi kandi ari abakirisitu hari abantu bahorana inzara y'ubugome n'ubuhemu kandi bafite imirimo bakora mu matorero atandukanye ikizabikubwira nuko no muri leta amadosiye menshi ari ay'abarokore ariko ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ugahorana inzara yo kwirinda ugahorana inzara yo kumva wakibanira n'Imana neza ugahorana inzara yo kuvuga ngo sishaka kubabaza Imana ugahorana inzara yo kumenya ngo Imana ikunda iki yanga iki ugahorana inzara yo kuvuga ngo niki nakorera Imana ikishima ugahorana inzara yo kuvuga ngo niki nubuhe buzima nabaho Imana yandeba igaseka ugahorana inzara ugahorana uwo mutima wo kunezeza no gusetsa Imana umva ukuntu Imana ikubwiye mu ijambo iravuze ngo wowe uzahaga ariko hari n'igihe uhaga ukinashonje Imana ntihabwa icyubahiro hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka uzabone gukiranirwa bikugwiririye ariko ntuzabipange wari wabona nk'umuntu yicara agapanga gukiranirwa ukabipanga ukuntu uzamugusha ugapanga ukuntu uzamuhamagara ugapanga ukuntu uramutse unacitswe ukamutera inda uzamukwepa ugapanga ukuntu uzamugusha mu mutego ugapanga ukuntu uzamwigisha kunywa inzoga kandi atazinywa ugapanga ukuntu azakubera umugore rwihishwa ugapanga ukuntu uzamuhirika ku kazi kakavaho ugapanga ukuntu uzamwica ukamwicisha ugapanga ukuntu uzamujyana muri gereza ugatinyuka ukabipanga wowe ngo uzahorana inzara niko Bibiliya yakubwiye umuntu upanga ibyo kukiranirwa no kurakaza Imana uzahorana inzara njya mbona abantu ukuntu turi gushakira amafaranga kuri iyi mihanda baba data we nabonye ukuntu muri gushakira amafaranga kuri izi za YouTube ugashaka amafaranga utitaye ku bantu uri gutuma batamarira ugakora inkuru utitaye ku bantu ziri kujomba ukamiragura ubu bufaranga bwo kuri YouTube rero n'ubutindi nabwo wagira ngo arabura budolari n'ubudo miru rega hari n'abayariye shabarayarya reka nzara babwire mwa bantu mwe baba kuri iyi mihanda ujye uyamiragura uzi ko ari amafaranga isaha n'isaha zaguca mu mazuru no mu matwi aya mafaranga mufite ukuntu mugomba kuyakoramo ibintu byiza mukayakorera kandi mukayabona kuko nayo ni imwe mu nzira Imana ifite habo yaciriyeho inzira ariko kuvuga ngo ngewe icyo ncungana nacyo ni ukureba aho utudolari tujya sha runaka yakuyemo inda ati inkuru iranyinjiriza kubitaho hagiyeho amayera abiri aya mafaranga muyarye muzi ko hari abazaca mu mazuru abandi abaca ahari umwenge hose ujye ubikora uzi ko ari uko bimeze ushobora guhagarara hano ugakora ibikorwa byiza kandi bidasenya abantu bitababaza imitima y'abantu rwose kandi hari abagabo muzabarebe bari kurya yabo pe kuri iyi mihanda
kandi bakarya yabo basekeje imitima y'abantu, ababonye ababo binyuze hano kuri YouTube, ababonanye n'imiryango yabo, abahaboneye ubufasha bwo kwivuza, abahaboneye ijambo ry'Imana, abahaboneye impuguro, abahigiye guteka, abahigiye gusasira abagabo babo, abahigiye icyongereza, abahigiye amategeko y'imihanda, abahigiye gutwara imodoka, abahigiye ubuzima butandukanye, barahari bari kuyarya. Ariko mwebwe mufite inkota mu ntoki. Uti ndamujomba umuceri ndawumena. Sawa sha, ujye umena umuceri ugura 439 uzaba umbwira mu myaka iri imbere. Ikintu kimbabaza rero nta n'injyamani za YouTube zibaho. Ubundi hari ukuntu mu rugo njya numva abantu injyamani turashaka injyamani. Injyamani ni ibintu byashaje bafite barabigura ngo kuri makeya hanyuma bakajya kubisubiza. Rero izi YouTube aya macano nta n'injyamani we. Hari igihe uzaburaho n'injyamani ngo unayiteze, ugenda unyerere tukubure tuyoberwe iyo wagiye. Ntago bishoboka ijambo ryavuze ngo abantu bahorana ishyaka, inzara n'inyota byo gukiranuka bazahora bahaze. Ubwo se batabihorana abahora mu gukiranirwa kwa buri munsi, inzara izabica barinde bapfa. Tugiye gusenga. Ahantu hose uri n'ibyo ugiye gukora, ujye ubanza ubitekerezeho. Ibi bintu ngiye gukora bamwe barahomba, nge ndunguka. Nubona wamaze kunguka, ukunguka wahombeje abandi, ujye uhita umenya uti ujye ushyiramo agakato. Nubona ushaka kuzamuka kuko hari abo wamanuye, ujye ushyiraho akandi. Nushaka guhaga kuko hari abo wicishije inzara, ujye uhita uvuga uti ubuzima bwanjye burimwo utubazo. Uti ndashaka kubyibuha, hari abanje hari abona nanuye, sawa nakabazo. Uti ndashaka gukira, hari abona kenesheje, akabazo. Ubundi mu buzima bwawe ujye uhorana inzara, uhorane inyota byo gukiranuka. Imirimo yawe uyiragize Uwiteka, ibikorwa byawe bijye biba mu Uwiteka, amagambo yawe ajya aba mu Uwiteka. Nunakosa ujya wirukira Uwiteka, nunahemuka ujya wirukira Uwiteka, nunakora amafuti tujya tuyakora ujye umwirukira kandi uvuga uti nukuri ndashaka ibi bintu kubireka kandi mbivuyemo n'Imana ibibone. Bitari ibyo abafite inzara yo gukiranuka bazahora bahaze, ariko abakora ibyo gukiranirwa bazicwa n'inzara. Ngiye kugusengera ufate umwanzuro. Ndagushimye Mwami kubw'ijambo ryawe ryiza, ndagushimye ko washyigikiye mu kurivuga, abaryumva bashyigikiye barishyire mu bikorwa, rigende rigeraho ryagenewe. Ineza yawe ibane nanjye, ibane n'abankurikiranye, kandi ijambo ryawe rihinduke umuti, rihinduke urushinge, rihinduke inkota ikebera mu giyombi, ribe rizima mu bugingo bw'abantu. Ndagushimiye ko dushyigikiye kandi dufashije mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibahe umugisha, ndabakunda. Abatarakora subscribe muyikore, n'abayikoze turabashimiye. Mukore share hanyuma na comment. Imana ibahe umugisha. Amen.